Merci la famille, on passe en Kinyarwanda. Amahoro, 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 amahoro my people, tugere mu Kinyarwanda. Ngo amasezerano y'amahoro, ye baba we, bavuga amahoro bahisha imihoro. Ntangire mbwira Kagamisitani niba wagiye gusinya amahoro, umva ko utigeze usinya amahoro na rimwe mu buzima. Arusha ntiyasinye, n'indi masezerano yose ntiyigeze asinya. Mu bintu bya mbere nabwiye abakongore ni ibintu 10 bya mbere victoire za Kongo ziri muri aya masezerano. Icya mbere ni ukubona Uncle Kaga wa Kagamisita asinya. Yabera yasinye. Natabyubahiriza bazamushwanyaguza. Kagamisitani bazayishwanyaguza na turiya tuntu twose yihaye kugerekeranya udutafari ngo yubatse bazadushwanyaguza. Kagamisitani rero maze kubwira aba communauté internationale ivuga igifaransa yose ibintu 10 byiza nabonye muri aya masezerano. Ndaje mbibasubiriremo mu Kinyarwanda. Ibintu 10 byiza icyo twakuyemo muri aya masezerano y'amahoro, inyungu zirimo ku banyarwanda turaje tubiganireho. Mu kanya narindi muri space ya Barugaba bari kuganira ngo ku nyungu ziriho z'abanyarwanda tubiganireho. Ariko ikintu cya mbere nabwira Kagamisitani ni nutemera aya mahoro ubwawe wabera wasinyiye i Washington, ntago bikirarusha, bigeze Washington. Nutemera bazagushwanyaguza. My people rero dutangire ikiganiro. Murakoze cyane kuba muhari. Turi muri samedi detente uyu munsi samedi ku itariki ya 6 z'ukwa 12 umwaka urarangiye. Ubwo ejo muri rediffusion tuzaba turi ku itariki ya 7. Karibu sana mu Kinyarwanda. Merci. Murakoze, cher frère Symphorien Pombe. Merci. Murakoze cyane abantu bahari. Rero my people, amasezerano y'amahoro. Ye baba we. Reka mfartage screen. Nari ndimo mfartage screen mbwira abantu ni abashaka ko dukorana nk'umuhost, dore ni hariya bajya kunshakira. Amasezerano y'amahoro, dore body language. Anko yarakaye cyane. Reba ahangaha ameze nk'umuntu wambaye amapingu already. Wagira ngo bamaze kumwambika amapingu. Fake Pan-Africanist wari umaze imyaka abeshya abantu ngo African solutions, African leaders, ibiki buri gihe yivugishwa. None yahagurutse afata indege ajya Washington gusinya. Hejuru y'ibyo ngibyo bya bindi abanyarwanda birirwa baturirimbira barimanganya ngo ubudasa wa wapi wabukulahe ubudasa. Dore bamubwiye batuze wambaye karavate y'ubururu ati yes boss. Arangiza arirakaza cyane. Faki yararimo yisekera. Urumva se kubera iki se? Kubera ko we afite ibindi acuruza bitari iki. Mwabonyeho twari turimo dutera brage tuvuga tuti Kagamisitani we yashatse ibintu byo kujyana inka. Mwabonye ya poste y'inka. Reka nyibashakire. Kazabaho inka. Zabaho inka se. Iby'inka babyitayeho Abanyamerika. Dore nguwo sha muri kubibona.
Hanko yari atangiye avuga ati ngo ndaguhinga. Trump ati sinya se, barakuzi sinya. Niko ahangaha rero nari nanditse mvuga nti nsingaye wa wundi wavuze ngo wa mujene wigeze kwandika avuga hari umusore wamwise umuperezida w'ikigoryi. Niko Uncle Kaga wa Kagamisita nyuma yo kumarisha abanyarwanda, nyuma yo kugurisha abanyarwanda, ni hahandi yagiye gusinya kwa bampatse ibihugu. Niwe mpemuke ndamuke bavuze. Abiyita abatutsi muri he? Bene wacu b'abatutsi muri he? Abanyamurenge muri he? Muri he? Kagamisitani yarabagurishije, yaratugurishije imyaka yose. None ni hahandi yagiye gusinya. Fake Pan-Africanist, u Rwanda rwaragurishijwe. Abahutu mu basengera, abatwa mu basengere, pole sana. Amateka azavuga ko wa musore wamwise perezida w'ikigoryi atari yamubeshyeye cyane. Ni hahandi Uncle Kaga azapfa, ibibazo byose abibasigire. Mushatse rero mwadufasha mu kuvuza induru. Imyaka yose tumaze tuvuza induru. Intore ibarusha kugurisha Kongo. Intore ibarusha kubeshya. Yasinye Washington. Ruto nawe umucakara bampatse ibihugu yarari Washington yagiye gucuruza abanyakenya done zabo za nuza zo muri health ngo yazicuruje. Abacakara bampatse ibihugu hanze ahangaha gusa. Trump rero twamwise umuhutu kubera ko se Kagamisitani yasinye amahoro n'umuhutu witwa Trump utanemera jenoside. Mwari mwumva Trump avuga na rimwe jenoside kontra abatutsi? Never. Nta na rimwe arayivuga. Ariko ni hahandi Uncle Kaga wa Kagamisita umucakara wa bampatse ibihugu yagiye gusinya. Yagiye gusinya we ubwe ku giti cye yasinya. Hanyuma kandi baramuzi rero. Trump habe no guhaguruka ngo amusuhuze. Kariya se ko mwakabonye? Vrema. Abahutu kumenyana rero, Trump kuko ari umuhutu yahagurukiye umuhutu mwene wabo faci. Abahutu kumenyana. Ubudasa. Dore bwa budasa bwanyu. Ubudasa bwa wapi? Abacakara bampatse ibihugu bagiye bambaye bagombye kuba bambaye ibintu bisa bose. Nuko birangije comme si c'était pas suffisant, Trump ati Kagome. I'd like to now invite President Kagame. 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 Yeah, mwabyumvishije si ibyo ngibyo byo mwabyumvishije. Ni njye nyine wabyumvishije. President Kagame. Ni Kagame ni ibiki bamwise. Yeah, Trump yabivuze and I was like, no way. Trump sabizi gute ko Uncle Kaga wa Kagamisita yitwa Kagame, what? Ibigarashasha kuri fake. Ibigarasha byabwiye Trump koko. Nuko dore rero icyasimusiga cyuko cyagenze. Dore sha. Urabona ibintu badukoze? Urabona ibintu badukoze? Trump habe guhaguruka ata. It's like, nah, uyu muniga se uyu muniga arabye ko we muhagurukira. Uyu se si umwawe n'umwana. Trump, feel the beat. Jump, on the floor. Stop. Donald Trump. Make it great. Oh, yeah. USA, go.
mbaye sabote? Oh my goodness, ntago nzi ukuntu bigenze. Okay, reka dukureho ntuza. Ambiance iratwije mpaka tubasabote. Bea, bea. Amahoro, amahoro, amahoro abagereho. Okay, no, okay, reka nongere nsharinge screen kuko byari bigeze aharyoshye twari turimo duseka ukuntu Uncle Kaga wa Kagamisita Washington mbega bavuze bati uyu muniga se turamuhagurukira si umuhouse niga wacu. Trump sha, Trump koko murabona atari umuhutu? Ukuntu batuviriyeho indi imwe we na Faci. Hanyuma hejuru yo kutuviraho indi imwe we na Faci akita Uncle Kagome. Mwabyumvisha arimo yita Uncle Kagome yarangiza akanga no kumuhagurukira. Ngaho nimumbwire koko ukuntu Trump ataba ari umuhutu. Niko ibipo rero inyungu zari zirimo ku Rwanda ku banyarwanda nk'uko kare twahoze tubivuga muri space ya ba Rugaba, nuko byibuze Kagamisitani imyaka yose amaze yica asahura muri Congo avuyemo mo n'amasezerano y'amahoro. Urumva se byibuze avuyemo nta n'umusatsi we uvunitse. Ahoze mvuga nti byibuze we avuyemo adakomeretse n'umusatsi sha. Nyuma yo gushoza za jenoside abantu miliyoni na miliyoni bakicwa Genocoste muri Congo, avuyemo we nta n'umusatsi uvunitse. Rero natabasha kubona ko kuba abashije kuvamo biciye mu masezerano y'amahoro we nta n'umusatsi uvunitse, nuko abifate nk'umugisha Imana imuhaye, abifate nk'imbabazi, mbega imbabazi abanyarwanda batazigera bamuha, abifate nk'aho yabonye amnesty we. Ariko we ibi bintu ariko ubundi si handa akava amnestira bamudohoreye bya hatari. Ati ngo Trump si umuhutu waraye ngo Rehutu sonsumi. Yo Kagamisitani rero niwe wahindutse umuhutu wa Trump noneho. None se Kagamisitani murabona atari uri sumi, ubu se hano sumi ninde? Kagamisitani yahindutse umuhutu wa Trump na Faci. Niko Kagamisitani dore yirakaje cyane ameze nk'umuntu bashyize mu mapingu already. Natabibona nka Victoire ngo atahana ibyo bazamushwanyaguza kuko byashoboraga kurangira iki ukundi. Nkuko rero nabwiraga abantu muri space ya Barugaba mu kanya, dore ngiyi hano yitwa amasezerano ya Kagame na Congo afitiye inyungu ki mu banyarwanda. Nuko harimo ibyo baduhishe d'abord. Urumva se mbere yo kumenya ngo n'inyungu ngo bafitanye d'abord se ayo masezerano mwebwe mwayasomye nabisomye byose. Noneho mu kubisoma byose nsanga hari ibyo baduhishe batadutangarije ariko bari gutangaza mu matangazo bari gutangaza. Nganze mbereka amatangazo bari gutangaza, mbereke nyine n'ukuntu babiduhishe. Hari akantu baduhishe bari bazi ko tutari bubibonesha. Bazashaka abandi babeshya. Dore mbasharinge iyi screen kugira ngo mubikurikire. Iyi ni publication ya ambasade y'abanyamerika muri Congo. Urumva se Kinshasa bari kuvuga donc ibyo bumvikanyeho. Bati signature y'amahoro ya Washington, accord ya Washington ya paix et prospérité. Aho ngaho ukanze kuri linki iyo niyo accord urayibona nawe ubwawe ushobora kuyisomera
reka tuyikirikeho noneho tuyijyeho. Urumva dore ibi ngibi nibyo basinyeho semborikomo, bivuga nyine twebwe perezida wa repubulika ya Kongo na repubulika y'u Rwanda, repubulika iharanira demokarasi, repubulika cyangwa se ya demokarasi ya Kongo, twahuye Washington kuri tariki ya 4 z'ukwa 12 2025 tudekarara ibikurikira. umuhamya wari uhari ni perezida Trump w'abanyamerika. Turakibavuga ko tufite commitment yo gushyira amasezerano y'amahoro mu bikorwa, amasezerano basinye ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu muri 2025 na declaration ya principe bari barasinye muri avril 2025. Aho ngaho kuri numero 1 murumva deja ko bari kuvuga ko uyu munsi bari gusinya bakurikije ibyo bari baramaze gusinya mbere, bya bindi navugaga ngo Kagamisitani ntajya asinya, ibi byose ntabyo yari yarasinye, aje gusinya ka nyuma na nyuma ka finali yabera kubera ko Amerika yavuze ati urasinya noneho. Ibintu nyine bisanzwe superficiel, iyi ntabwo ariyo akora. Ati namba 2 ati rero turavuga ko twemera amahoro biki n'ibiki, mutual respect, cooperation n'iki byose, determination, security issues, ibi byose langage diplomatique murabyibonera nyine ko nta kirimo. Numero 3 ibihugu byacu byasinye integration économique, bivuga partnership za win-win, byose bya benefiting parti zombi. Ati twiyemeje ko tuzabishyira mu bikorwa. Mining infrastructure park ibiki n'ibiki byose. Hanyuma bati uyu munsi twemeye declaration ya principe bagiranye, peace agreement bagiranye, regional integration bagiranye, n'andi ma agreement na arrangement zose bagiranye bikurikije akoro za Washington. Ati donc uyu munsi ibi ni ibyemeza ko twemeranyijwe ku byo twari twaremeranyijwe byose, hanyuma ko bazubahana muri akarere kose kakabona amahoro. Ati bati turashimira cyane perezida Trump wa Amerika waduhostinze, akaba ari nawe washatse kuzana collaboration n'iki byose hagati y'u Rwanda na Kongo. Can you imagine? Ati dore twabisinye. Nuko barasinya Tshisekedi, Paul Kagame, Trump, dore nibyo basinye. Dusubire rero hahandi muri ntuza ya ambasade, dukomeze murebe ya communique yaho, ibyo mbabwira ngo ibyo baduhishe, kuko navumbuye ko hari ibyo baduhishe. Ubwo bati dore akoro twasinye. Bundi bati akoro za Washington ziri kuvuga ko parti zombi zizashyira mu bikorwa iyi akoro yindi bari barumvikanye, cadre d'intégration économique régionale. Iyi rero ni yindi akoro bari barumvikanye, cadre y'intégration économique régionale. Reka tuyiklikingeho nayo muyirebeho gatoya. Dore Regional Economic Integration Framework hagati ya Repubulika ya Kongo n'u Rwanda. Ubwo murabibona ibi byose bisobanura regional integration, energy, infrastructure, transport, air transport, implementation measure, birebire, mineral supply chain, ibiki n'ibiki. Aha ngaha ni nkaho CPGR, bya bindi bya CPGR kera u Rwanda rwagiraga CPGR babigaruye. Aha ngaha ni naho numvishemo mu kubisoma, ni nayo mpamvu numvishemo n'impamvu Burundi bwari buriyo, n'impamvu Uganda yari iriyo, n'impamvu Bangora bariyo, Kenya, nuko ni ibintu bya integration by'akarere kose. Aha ngaha rero bitewe nuko abantu bazabishyira en action, bifite potential nyinshi cyane yuko akarere kose kahinduka nkaho ari
federation, ya federation twajyaga tuvuga. Ni nk'aho abanyamerika bakoze federation de Grand Lac bayizuye we, ahubwo ukibaza impamvu bifata abanyamerika kugira ngo abanyafurika bumvikane kuri ibi bintu nk'ibi ngibi. You know? Dore rero education mbega ni nk'aho ibi bihugu babishyize hamwe babizanye hamwe. Ukibaza rero impamvu ibi bihugu bigomba gushyirwa hamwe, kuzanwa hamwe n'abanyamerika kandi bo ubwabo kera bari basanzwe bafite CPGL kandi nabo ubwabo babishatse ku giti cyabo babyikorera. Ariko kubera abacakara mu mutwe n'abatindi ku mutima tuba dufite mu buyobozi nk'aba Uncle Kaga, ubwo ngubwo nyine bikagenda uko byagenze, bigasaba ko Amerika iyo izana entente nk'izi ngizi. Ibi rero ni ibyari byasinywe na Kayikambwa na Nduhungirehe. Dusubire rero muri ya declaration ya ambasade kugira ngo mwumve nyine aho tugeze mu byo bari kudutangariza. Ubwo aho hari kuri iyi paragraphe ya 2, paragraphe ya 3 bavuga ko nyine basinye na accord ya integration. Hanyuma rero bati Tshisekedi yasinye mu izina rya Congo. Iyi accord ya integration urumva bayisinye ari benshi. Kagame yasinye mu izina ry'u Rwanda, perezida wa Togo Faure Nyasimbe nawe yarariyo nawe yasinye, perezida wa Angola nawe yarariyo nawe yasinye, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yarariyo nawe yasinye, perezida wa Kenya William Ruto nawe yarariyo nawe yasinye, perezida wa Union Africaine Mahmoud Ali Yusuf, God damn it, nawe yarariyo nawe yasinye, vice president w'Ubuganda yarariyo, ministre d'etat wo muri Qatar, ministre d'etat wo muri Emirates, abo bose bari involved muri ibi bintu. Hanyuma kandi ati hejuru y'iyi akoru hari ibindi byasinywe na sekreteri Mark Rubio. Ibindi byasinywe rero na sekreteri Mark Rubio nabyo bitangaje cyane n'iki, ni accord ya partenariat stratégique entre les États-Unis et la République du Congo. Reka nayo tuyicishemo amaso ho gatoya mu byirebere. Iyi rero ngo strategic partnership niyo iri very important between the United States na Congo. Iyi rero niyo ivuga ko Congo igize statut nshyashya, iri strategic partnership, ivuga noneho ukuntu mbega igiye kugirana strategic partnership na Amerika. Iki rero cya strategic partnership nicyo cyerekana igihugu Amerika ikeneye. Ibyo Amerika ikeneye as a strategic partnership ni minerals. Bivuga ko hari minerals za Congo, noneho bikavuga ko Amerika izajya mbega igira nka priorite kuri access y'ubukire bwa Congo. Priorite par rapport y'Abashinwa n'Abanyaburayi n'Abarusiya n'abandi bose. Akaba rero ari naho navugaga nti bagize priorite, ese nabo nta kuntu bakorana n'aba African Americans, abantu bari bagiye muri Amerika, noneho kugira ngo nabo bya bindi bavuze ngo kompanyi z'Abanyamerika ngo n'Abanyamerika bazajya muri Congo ngo bazakorera amafaranga menshi. Ese nta kuntu byaba ari abirabura bo muri Amerika bafitanye iyo special relationship na Congo kugira ngo habeho win-win ku mpande zombi ari Abanyafurika? Iyi rero nayo niyo iri important, mushobora gusoma amadetaye yazo, ariko niyerekana nyine ukuntu Amerika ubu igiranye amantante na Congo ko bafitanye relation spéciale. Nuko dusubire muri hahandi rero, ibyo baduhishe, ibyo batatweretse muri iyi communique yabo murabibona ko nta link ariko babitangaje. Bavuze accord ya partenariat stratégique yo barayitweretse, hanyuma protocole ya koru hagati ya guverinoma ya Amerika na guverinoma ya Congo concernant un partenariat élargi en matière de sécurité. Diri Amerika yagiranye na Congo ijyana n'ibya sécurité n'umutekano yo
ntago bayitangaje, iracyari secret. Donc tuzi basinye ngo iki hagati ya Congo na Amerika ku byerekeranye n'umutekano, urumva kubera ko bamaze gusinya ko ari strategic partner, umu-allié wabo ukomeye cyane, noneho ibaze ibyo basinye muri sekirite, bikaba ari byo byasobanura impamvu Trump bamubaza bati ko igisirikare cya Kagamistan kikiriho kiti natahava bizagenda gute, ahita avuga ati ibintu bizagenda haraka quickly. Nahise nibuka wa mutipe wari uri i Goma, niba ari i Goma niba ari ku Gisenyi, arimo abwira abanyaburayi abazungu b'abamerisoneri ngo quickly. Yo Trump nawe yavuze ngo quickly Kagamistan kwenda quickly, utagiye quickly bazamukadafiza. Kuko bamaze gusinya akoru ya strategic partnership, noneho basinye na akoru batadutangarije y'ibanga ya security y'umutekano, murumva bizagenda gute? Kagamistan niyanga na persist akaguma mu ntambara ze bazamugenza gute? Bazamushwanyaguza. Hanyuma ikindi batatweretse, ikindi baduhishe ni ngo hari akantu basinye hagati ya Amerika n'u Rwanda ngo pour une prospérité économique partagée. Ukibaza ati se prospérité économique partagée, u Rwanda ni province ya Amerika? Nuko bati rero aya masezerano ni amasezerano internationali ashobora gutransforma akarere k'ibiyaga bigari nk'icyitegererezo mu bantu bafite amahoro, hanyuma kandi ayo mahoro n'iyo stabilité akazana opportunité économique. Ati bayatatse cause profonde za conflit, nuko ati rero barizera ko ejo hazaza hazaba hameze neza. Nuko ati Amerika irabizi neza ko izakomeza gusutona aya maekoru kubera ko barokonesa potentiel ya region de Grand Lac. Nuko my people murabyiboneye rero ko harimo amakoro abiri baduhishe, ariyo iyo akoru ya security bagiranye na Congo, hakaba na akoru bagiranye na Kagamistan tudasobanukiwe. Rero intsinzi zari zirimo kuri Congo no ku bandi bantu bose, nuko cyambere na mbere nababwiraga nuko Kagamistan yabera yasinye. N'ubwa mbere yasinya, Arusha ntiyigeze asinya, nta masezerano y'amahoro yigeze asinya, ariko yabera bamusinyishije yasinye. Icyo ni igitego Congo yatsinze Kagamistan, kuko bamuciye inyuma, bakurusirikita relationship yari afitanye na Amerika, baravuga bati tugende tudiringe directement na Amerika. Kandi ibi bintu twamye tubivuga muri bombardement intellectuel ku ma platform y'abakongore, tuvuga ukuntu bashobora gukurusirikita Kagamistan bakadiringa directement na Amerika, ukuntu bagomba kumwexposa ku isi yose. Kampanye yarabaye, ndashimira cyane abantu bose bari muri kampanye yo kwexposa Kagamistan kugira ngo amenyekane ku isi, na biriya byose byo kubeshya ngo abanyamurenge ngo abatutsi, ibyo byose fake cinema byose byabaye exposed. Kagame niwe responsable, bamuzanye yasi. Icya kabiri ni ikijyanye n'icyo ngicyo cy'uko justement ntago azongera kuba middleman. Kagame yari middleman hagati ya Amerika na Congo. Why? Ubu Amerika izajya idiringa directement na Congo, kandi Congo niyo ikenewe, niyo bose bashaka, niyo Ubushinwa bukeneye, niyo Uburusiya bukeneye. Kuba rero igiye muri deal directement na Amerika, aho harimo avantage. Ikindi navugaga ni iyihe avantage irimo kugirana deal na Amerika aho kugirana deal n'Ubushinwa? Nuko Ubushinwa bw'ubwabwo, abantu b'Abashinwa ubwabo babayeho muri esclavage. Ishinwa na communism system yabo yo pressinga abaturage babo.
ni ukuvuga ngo Ubushinwa buramutse bunoprosinze Abanyafurika bugiriye nabi Abanyafurika, nta n'ahantu wajya kurega Ubushinwa, kubera ko Ubushinwa abayobozi b'Ubushinwa ntabwo ari accountable ku baturage babo. Amerika ni accountable ku baturage babo. Bivuga ngo muri politike ya Amerika yamoye yo influence politike ya Amerika uri muri Amerika, kuko abaturage bo muri Amerika bafite uruhare. Mu Bushinwa nta demokarasi, nta matora, nothing. Ugiranye diri nabo rero bakakwexploitinga, nta hantu wabajyana, nta hantu wabarega. Kandi nta nubwo tuzi igihe communist dictatorship yo mu Bushinwa izarangirira. Ariko Trump we turazi ngo Amerika nubwo manda ye yarangira hazaza wundi. Ni system ikomeza kandi ni system ishaka kuba ngo open, ishaka no kuba muri demokarasi. Aho rero niho harimo avantage yo kugirana business na Amerika yo iri sort of free par rapport y'Ubushinwa bwo bukiri muri esclavage. Ikindi cya gatatu nuko fini les histoires ngo Eastern Congo ngo ibiki n'ibiki. Barimo baravuga Congo ni igihugu cyose. Bari Abanyarwanda bari bashatse gukatakatamo Congo ibice ngo bihe ngo Kivu. Fini. Icya kane nuko Congo ishobora gukomeza kugira imbunda, ishobora gukomeza ishobora gukomeza ikiyaruma, urumva se, ikarwana iriya ntambara, kubera ko mu byo basinye byose, mu byo bumvikanyeho byose, nta kivuga ko Congo idashobora kwidefanda. Kandi wumvishe ko bagiranye na entente secret batatweretse za security. Rero bitandukanye n'ibya Kinani, hari ibyo twahoze turi guseka Kinani kuri Facebook. Oscar Nyangoga avuga ukuntu ngo Kinani mu masezerano ngo yari yaremeye ko ngo mbega ataziyaruma we. Umuntu ari mu ntambara akemera ko ngo atagura intwaro. Nta kintu na kimwe kibuza Congo kugura intwaro no gukombata Kagamisita no kuyitsinda kuri tera, kuko bimwe mu byo bumvikanye harimo ikintu cya cessez-le-feu permanent. Ni ukuvuga ngo niba adahagarika intambara, nibyo nabwiraga Uncle Kaga nti nadahagarika intambara bazamushwanyaguza. Mu masezerano harimo cessez-le-feu permanent, désarmement des forces non étatiques. Ni ukuvuga ngo kwaka intwaro abantu bose, abasirikare bose badakorera igihugu. Abasirikare bose badakorera igihugu ni bande? Ni za M23. Hanyuma disposition autour des réfugiés. Hanyuma ikindi gikomeye cyane ku bantu bamaze imyaka baharanira, bavuza induru, bavuga ubutabera, harimo n'iki kintu cyo kuvuga ngo poursuite judiciaire contre les criminels. Ni ukuvuga ngo abantu bari responsable ya crime muri Congo bashobora gukurikiranwa n'ubutabera. Icya gatanu kizima kirimo, nari ndimo mvuga mu Gifaransa, nuko kuntu Congo unité igumye ari imwe batabashije kuyishwanyaguza. Unité Congo iri préservé. Icya gatandatu, abatangabuhamya bari bahari, Uburundi bwari buhari, Kenya yari ihari, Uganda yari ihari, Angola yari ihari. Hari abatangabuhamya benshi. Ubwo bwose bazatubera abagabo. Icya karindwi, burya si buno, ibi ntago byifashe nk'igihe Bush na Kabila bajyaga guhura na Kagamisitani ngo bagasinya amahoro, kubera ko icyo gihe mu gihe cya ba Bush na ba Kabila yari ari kumwe na Kagamisitani. Urumva se, bari barimo muri sinema kandi bombi bari ku ruhande rumwe. Ubu rero nta Kabila nta midomene, turabizi ko ari Kagamisitani yabaye oblige yo kuba ari we udiringa na Congo. Akaba ari byo binzana kuri point ya 8 ivuga iti byibuze cette fois-ci babonye umukongore de père et de mère ujya kubanegosiya ibi byose. Urumva se, donc ntago ari ya sinema aho ku ruhande rwa Congo hariho Kabila kandi nawe ari umunyarwanda, hari kunegosiya hamwe na Kagamisitani nawe ari umunyarwanda, bari kumwe na Amerika ariyo yabashyizeho bombi.
icya 9 nabonye ni victoire ya diplomasi ya Congo, aricyo kijyana n'icya 10 attention médiatique Congo yabonye ivuga iti baradenonsheje abarideri babo bitwaye nk'aba activist bakajya badenonsa bakavuga Genocoste, ijambo Genocoste bararicimuse barigira iryabo, baratangira bakora kampanye beexposa Kagamistan ku isi yose. Iyo ni victoire ya diplomasi Congo, attention médiatique. Ibyo bintu nahoze mbabwira ntibabikapitalizeho, bakomeze bakomeze bakomeze, hanyuma bazatsinde nyine, bazatsinde finally. Iyi rero aka kazi n'izi effort za diplomasi congolaise nizo mubona na Trump recognizinga, hanyuma agakomeza akiyicarira mu gihe Uncle Kaga yari amaze kuvuga, hanyuma yabona Tshisekedi we arangije kuvuga agahita nyine amusuhuza ukundi. Ibyo nibyo bita body language, akanamwiyegereza, urabibona ko adashaka kwegera Kagamistan, deja yamwise Kagume. Nuko nibyo rero nabonyemo, nibyo nabonyemo. Uburayi fini Uburundi bwari buriyo kuko buri site nabyo mu makoro ya integration. Uganda yari iriyo kuko iri site mu makoro. Nuko rero kuri njyewe nkaba mbona nyine Kagamistan yatsinzwe imbere ya Faci, ariko kandi ifitemo icyo ikuyemo ari uko ivuyemo na poignée y'amahoro gusa, kandi nitemera ayo mahoro ngo ishimishwe n'ayo mahoro, ni hahandi bazayishwanya gusa. Sinzi rero niba Kagamistan agiye kwemera amahoro akabibona neza ko agize Imana akabivamo amahoro adakomeretse n'umusatsi, cyangwa se niba azakomeza kwirakaza, hanyuma rero yakwirakaza agakomeza intambara, yakomeza intambara ye bakamushwanyaguza. Be mumubwiye rero hakiri kare ni Uncle Kaga wa Kagamistan, nutemera aya mahoro ugize Imana wikuyemo n'amahoro, ukuyemo na project y'amahoro, kandi ubizi neza ko uri umwicanyi, uri umujenosideri wagiye muri Congo iyi myaka yose umaze ubasahura ubica, ariko ubivuyemo utyo. Rero kuba ubivuyemo utyo ubifate nk'umugisha, kuko nutabifata nk'umugisha bazagushwanyaguza, kandi abaguhaye ama prices uyu munsi bagushima nibo bazagushwanyaguza. Kuko nk'uko ubibona iyo igihe cyawe cyageze uri umucakara wa bamatsi ibihugu, uri umukozi wabo, bagushyira hanze. Njyewe rero uko mbibona ni nkaho bamatsi ibihugu aribo bakoresha ba Uncle Kaga wa Kagamistan, bashatse kumuha ka exit pass, exit door. Urumva se, bashatse kumuha exit door kuko ni umukozi wabo, tubyibuke. Dore aho Uncle Kaga yahereye ahangaha ari umukozi wa Amerika, ari umucakara wa bamatsi ibihugu, yagiye kwitoza muri Amerika, agiye kwitoza uko azaza kumara abanyarwanda, gushoza intambara mu karere, gushoza intambara muri Congo. Akorera bamatsi ibihugu, yica abaperezida babiri, yica Habyarimana, yica Ntaryamira, arakomeza muri Congo yica ba Kabila, bakamuha ibiciro, bakamuha izi awards, bakamushima. Uyu ni Rothschild. Abazi amateka, abazi ku isi ikora hano, muzajye gushakisha muti Lord Jacob Rothschild ni bande. Natabifata rero nk'uko agize Imana, ibi byose bikaba birangiye ari mu masezerano y'amahoro, byibuze ngo afate iyi opportunity. Dore ahangaha kuri iyi foto arasa nk'umuntu bashyize mu mapingu already, ntiyishimye, kandi he got away with murder nk'uko twabyita mu Cyongereza. Donc yishe abantu n'umujenosideri, ariko abivuyemo n'amasezerano y'amahoro.
natabasha kubyishimira rero ngo ave muri Congo areke igihugu cy'abandi mu mahoro, bazamushwanyaguza na Kagamisitani bazayishwanyaguza. Umuntu wari warabeshyedeje ko nta ntambara arimo muri Congo, umuntu urari Madowo yicaye imbere akavuga ngo ntabwo azi niba igisirikare cye kiri muri Congo, uyu munsi niwe uri Washington gusinya. Baramuzi rero, baramuzi. Natemera aka victoire abonye, kuko kuri njyewe ni aka victoire gatoya abonye, bazamushwanyaguza. Ikindi nabonye ni ukuntu ngo batahanye akaboko we na Faci. Njyewe biriya ntabwo binderanje cyane, kuko kudahana akaboko ni honnête, kuko ni hahandi mu gihe bari barimo bagirana amasezerano yandi yose aho bahanye amahoro, se si hahandi ko basinya amahoro hanyuma bakabirengaho babahana intoki, ni hahandi bahana intoki amasezerano ntibayemere, ntibayubahirize. Harya akangaka twagasize. I'd like to now invite President Kagame. Kagome. Ko mwakumvishe. I'd like to now invite President Kagame. I'd like to now invite President Kagame. Ibaze sha, nyuma yo kumwita Kagome hamaze no kuvuga izo disikuru ze z'amafuti, habe no guhaguruka ngo amugire wapi, ati va hano. Dore rero my people, ni ibyo ngibyo nababwiraga. Ubwo ngubwo ngiye kujya muri comment ndebe namwe commentaire zanyu. Sinzi ibigarasha byabwiye Trump ko hanko kagawa Kagamisita yitwa Kagome cyangwa Kagome, ibi ni ibiki koko? Cyambwira ibigarasha byamubwiye. Reka njye muri comment numve izo comment zanyu, namwe numve ibyo muri kuvuga we. Reka duhere kuri Bea, karibu sana, amahoro. Ati Trump si umuhutu warayi, Leutu Sonsumi, ebana Kagome niwe muhutu warayi, nubibona se? Niwe uri guhakwa kuri Trump, niwe uri guhakwa, ninde uri guhakwa? Ati ngo iki? Twari twarababwiye kuva kera ngo anko kagawa Kagamisitani umucakara mu mutwe, umutindi ku mutima, umucakara wabampatse ibihugu. Barabizi rero ko umucakara wabampatse ibihugu bigeze kuri faze baramukoresheje, bageze kuri faze yo kumujugunya muri puberi. Noneho donke bazi uwo bakeneye, baramuzi. Uwo badakeneye bariyicariye. Oh my god, yo kari hehe kandi kaka video karimo n'umuziki? Karimo kaka video karimo n'umuziki, kararyoshye. Kari hehe? No. Like to now. President Kagame. Jump on the floor. Stop. Rekera. Nuko yo CJ Claude Gatebuke in the building. Claude Gatebuke warakoze cyane imyaka yose kampanye yo kuvugiriza induru Kagamisitani, mpaka isi yose ikabimenya, isi yose ikabyumva. Kampanye yo kuvugiriza induru Kagamisitani yafashije abakongore cyane kugira ngo nabo bavugirize induru Kagamisitani. Kampanye yo expose the fake story ngo abatutsi ngo abanyamurenge nabo babimenye ko ari fake story, bayamamaza. Claude Gatebuke kuba ibintu bigeze aho bigeze uyu munsi kabisa, nawe ubifitemo uruhare rukomeye cyane. Thank you, warakoze kuba imirimbanye kuva kera.
kuva kera cyane, none dore rero umusaruro. Babahe champagne uyu munsi. Yo, ese ko nta n'ikintu cyo kunywa mfite we? Damn! Ndi kuvuga ngo champagne, izi accord turi kuzicelebratinga, nta champagne mfite, nta kantu ko kunywa mfite. Na, let me get a glass, my people, let me get a glass. Ibi bintu ntabwo twabyemera. No, uziko nari nibagiwe. Hanyuma se amandazi yo bite? Yo, nta n'amandazi, nta champagne. Yo, Claude Gatebuke n'abantu b'impirimbanyi mwese, iyi myaka yose mwakoze kampanye, babahe, bravo. Mwarakoze cyane, ntago ibintu biba bigeze aho bigeze iyo haba hatarabayeho abantu bavugirije induru Kagamisitani kuva kera. Claude Gatebuke ati Kagome, ejo bundi nari nabyanditse ko Tshisekedi agiye gusinyana na Kagome, Trump aje nawe ababaye umuhutu. I'm telling you ko Trump ni umuhutu. Reba urwango, reba ishyari, reba ukuntu atahagurukiye ankope, arangije arahaguruka ahobera afacisha. Batuviriyeho indi imwe. Ntimubibona se? Ntimubibona? Ni nawe uri kumwatira gutya. Usi ibi ni ibiki? Ngaho mundebere koko. Reba sha, aho tukumenyana. Kumenyana hano dore bamenyanye. Anko kagari iruhande arimo arahekenya amenyo. Arimo aravuga ati God damn it. Ati nabera sha, nabera nasinye. Ubusaba abahutu noneho nzabakwepera he? Ko nasinye kandi nasinyiye Washington. Claude Gatebuke arakomeje ati nasomye izi documents. Ikigaragara ni uko ba Trump bishakira ubukungu. Izi agreement zose basinye urebye ni American investor business people. Yo. So bizaterwa n'Abanyafurika uko babyakira, uko babishyira mu bikorwa. Nibahumiriza, nibahumbya gatoya, Amerika yizi ibyirimo. Irimo irishakira izo business. Ikindi kandi iri mu ntambara hamwe n'Ubushinwa, hamwe n'Uburusiya. Barashaka gukomeza kuba bari super power. Bazi rero icyo bakeneye kuri Kongo, bazi nuko bazabikoresha. Ubu igisigaye rero no kugira ngo abakongore nabo babimenye, bamenye valeri yabo, noneho nabo babyitwaremo neza. Anita niyo yita komera cyane. Komera cyane, yasuhuzanyije na Mr. Gedbuke, urumva se? Mr. Gedbuke arakomeje ati wapi ntabwo ari abirabura b'Abanyamerika, ni billionaire class ya Trump bazaha access. Ba Trump ntacyo abirabura bababwiye uretse kubahohotera babashyira muri private prisons z'aba billionaire. Exactly. Niyo mpamvu mvuga rero ntiko bari kuvuga no muri aya agreements, uri kuvuga bavuga US companies, US persons. Baramutse abakongore bakoze ku buryo izo US companies na US persons hajyamo African Americans, hanyuma bagakoreya n'iyo alliance hagati y'aba African Americans, kuko nyine nabo ni Abanyamerika, noneho bakagenda muri Congo aribo bafite companies, aribo the US persons, the US companies. Byaba ari ibintu byiza cyane, ariko ibyo bisaba ko abantu babikora consciously, kubera ko se niba bagiye guha access America, US companies, US persons, kuki izo US companies, US persons zitaba aba African Americans kandi aribo origine, bamwe muri bo bafite na origine no muri Congo.
icyo ni ikintu abanyafurika abakongore bo ubwabo bagomba gutravayaho, bagomba kugikoraho kugira ngo nabo nyine biba benefiting. Baramutse babashije kugira alliance nibwo byaba byiza kurushaho, nibwo noneho ba making sure ko n'abanyafurika nabo interest zabo zizaba served, ko abo birabura bo muri Amerika bafata neza abanyafurika cyangwa se bagirira a better attitude towards abanyafurika, towards Congo, no gukora ikintu kiri beneficial kuri Congo, ku bakongore no kuri bo ubwabo kurusha abo ngabo muri kuvuga ba billionaire bo muri class ya Trump. Ariko ni ibintu bizasaba ko abantu babikora consciously. Ariyo ya kampanye rero ndimo ya Solidarité Congo na Boycott Kagamistan, no kumvisha ko abakongore baramutse bakoze kampanye, bagakora kampanye yo kurecruita abantu noir americain, habamo niyo win-win, niyo relationship, you know, on the long term ari better for them, for Africa. Claude Gatebuke arakomeje. Ikindi isho iri gucaho inkotanyi ziri kwica abantu muri South Kivu, serious massacre ya kabisa. Ni ibintu byo gutamaza no gushyira hanze no gukomeza kuvugiriza induru. Niyo mpamvu nabwiye Uncle Kaga wa Kagamistan natareba neza, nadacunga, ni handi u Rwanda bazarushwanyaguza. Dore ibyo ngibyo, ibyo Claude ari kuvuga, hari abakongore batangaje, nimurebe sha, batangaje bavuga bati abanyarwanda, aba Robert ba Kagamistan ubu ngubu muri kuvuga n'ubwo bwose akoro zabayeho, reba abana bo mu mashuri, reba ibintu bari gucamo. Abana batinye, ariko se ko mbona umuprofeseri wabo yiyicariye ku ntuza, byagenze gute? Ngaho nimurebe, abana batinye, abana ba Congo bakaba abused. Donc ni ukuvuga ngo abuse irakomeje. Ubwo turi kuvuga mu mahoro, abuse irakomeje. Ariko rero nk'uko twabibonye muri ntuza, muri ziriya akoro, abakongore bashobora kwiyaruma, ibyo ngibyo ntitubyerekane, bashobora kwiyaruma bakidefanda, bashobora kwiyaruma bakidefanda, kuko nta kintu na kimwe kibabuza kwiyaruma ngo bidefande, badegaje Kagamistan, kandi bafite bwa burenganzira bwo kudezaruma aya magroupe yose, kandi bazavuga bati twasinye amahoro, Kagamistan yabyemeye, rero bashobora kwidefanda. Niyo mpamvu mvuga nti byose bizaterwa nuko ababishyira mu bikorwa bazadesida kubishyira mu bikorwa. Ariko ni ukuvuga ngo ubufasha ashatse yakwidefanda akadegaja Kagamistan akamutsinda, kandi Kagamistan nawe natadegaja ku neza, agize Imana abonye amantuza ya neza, natafata iyi opportunity bazamushwanyaguza. Claude Gatebuke arakomeje ati muri North Kivu ho bari kwica ya mayeri 2,000 y'inkotanyi, barangiza bakabatwarira ibyabo. Claude Gatebuke adi good point ku bujyanye na rights z'abantu muri Amerika, nubwo benshi ari nk'intama batazikoresha, gusa sofa Ubushinwa burusha Amerika, Canada, UK, Australia, Switzerland etetera kutiba abanyekongo. Ibyo Ubushinwa bikora muri ntuza, muri Congo no muri Afrika ni zero accountability, absolutely zero accountability. Mukanya nahoze mbona umuntu wari urimo apostinga paraporo y'Abashinwa ibyo bari gukora muri Guinea, kubera wa muntuza wa umutipe wishyizeho muri Guinea yagiranye diri n'Abashinwa. Ikindi kandi abantuza aba banyafurika b'abadictateur icyo bakundira gukorana n'Ubushinwa nuko Ubushinwa, kuko mu Bushinwa ari esclavage, bafata Abashinwa nabi, bari muri esclavage. Iyo baje muri Afrika naho bagafata abanyafurika nk'abacakara, n'ahantu barega
kandi bo bari ready yo gufata abanyafurika nk'abacakara kuko basanzwe bafata n'abantu babo nk'abacakara. Ariko mana yanjye mpostinga ibintu byinshi cyane kuri ntuza kuri Twitter kubona ikintu nshaka kuvugaho n'ibindi bindi. Dore aha ngaha barimo barerekana Ubushinwa ukuntu bukora muri Guinea. Urumva se? Bauxite bakayisakinga directly from the ground. Bakubaka pipeline zikagenda. Personne n'est capable de dire la quantité et la qualité de ce qui a été extrait du sous-sol guinéen. Ces bateaux prennent aussitôt la mer. Et c'est une fois à destination, plusieurs semaines après, en Chine, que l'on déclare à l'État guinéen les quantités et la qualité de ce qui a été extrait. L'entreprise chinoise peut donner les chiffres qu'elle veut. On est obligé de la croire. Personne n'a le moyen de contrôler si elle a dit la vérité ou pas. Vous conviendrez avec moi, ça s'apparente quand même à un braquage en règle, avec le consentement de la victime peut-être, mais braquage quand même. Aha ngaha bari barimo badenonsa ubujura bw'Abashinwa muri Afurika. Donc ni ukuvuga ngo kuko noneho n'Ubushinwa ari zero accountability, baraza bagacukura bakabyohereza ku nyanja directement, bugafata ubwato ngo hanyuma bagera mu Bushinwa ngo akaba aribwo bazababwira ngo ibyo bakuyemo. Ubujura ni ukuvuga ngo n'Abashinwa ubwabo ni abajura kandi utashobora na rimwe kwigera uholdinga accountable. Kubera iki? Kuko iwabo muri systeme y'abakommunist, systeme ya extreme tyranny dictatorship, aho abantu ubwabo ari abacakara. Baje muri Afurika bakaduhindura abacakara, ni handi basanzwe n'abantu b'iwabo barahinduye abacakara. Kandi Ubushinwa bufite amateka mabi cyane na Afurika bwahishe. Nibe na Amerika yo amateka mabi bagiranye na Afurika, bagiranye n'abirabura yagiye ku mugaragaro. Esclavage ba abolished. Uyu munsi hari abirabura n'ababiliyoneri barahari muri Amerika, ariko mu Bushinwa zero. Tyranny no ku bantu babo. Ibaze rero kugirana relationship na deal n'abo bantu. Ni icyo Afurika ikuramo. Nabo ni abakolonizateri, nabo ni abarasiste. Abashinwa nabo ni abarasiste kandi babi cyane. Batajya biba issues kuri bo kubera ko exterminatinze black civilization muri Asia barabihisha. Rero kuri njyewe alliance n'Abanyamerika is better kubera ko byibuze company z'Abanyamerika n'aba leaders bo muri Amerika bashobora kuba held accountable. Bari no mu gihugu kivuga demokarasi, kivuga amahoro, kivuga ibiki n'ibiki, gifite na systeme judiciaire, bashobora kuba held accountable. Ariko Abashinwa nobody. C'est qu'une grande part. Zero accountability. Ibaza ariko kubaka pipeline zigaca mu gihugu cyose zigatraverse, bacukura bivaho babicukuye bigera ku nyanja, bijya mu bwato byabo bajyana byose babasigira nothing. Ibyo kandi bakabikora kubera iki? Muri Guinea hariho wa muntu uza wamucakara bampatse ibihugu, ntawe uzamubaza, nabo ubwabo iwabo ni muri slavery, ntawe uzababaza. Zero accountability. Dukomeze. Claude Gatebuke ati numero 8 ati na Tshisekedi yashyizweho n'Abanyamerika bafatanyije na Kagame na Kabila, don't forget. Ariko ukuntu muri Congo bakora is a little bit different. N'ukuntu systeme y'Abakongore ifite na system politique na class politique yabo is a little bit different. Bo byibuze bafite ikintu cyenda gusa nka demokrasi. Bo byibuze bafite abantu bavuga muri Congo na hanze ya Congo. Bo byibuze bafite class politique ujya ubona n'abaopoza biwabo baba ni wabo. You know? Faci rero nta chance afite zo kuziyempoza kuri Congo nk'uko Kagamisitani yabigenje mu Rwanda. No mu kuvaho ko azongera nagirane deal n'abazagirana deal. Ni ukuvuga ngo nubwo bwose Faci nawe yagize deal kugira ngo agere ku butegetsi, relationship afitanye n'abaturage be itandukanye cyane n'iyo Kagamisitani ifitanye n'abaturage be. Umunsi Kagamisitani bamwishituye, bariya Abanyarwanda bajya babeshya ngo baramushyigikiye, bazaba ba mbere kumwabandoninga.
I hear you. Anika niyo yita ati gatebuke turagukunda. Yes. Tubivugirize induru kabisa. Nuko kabisa Gatebuke yamushimiye. Gatebuke ati Trump yarihutuye. Ati ngo ariko rero sinzi ngo bavuga ko abatutsi ari ubwoko busa n'abazungu. Ati cyangwa ndibeshye abazungu nibo bwoko busa n'abahutu. Kanerekane ka gafoto. Hari agafoto Claude yazanye hano kuri Facebook kerekana ngo abatutsi ngo ukuntu ngo basa n'abazungu, aho nari navuze nti Trump ni umuhutu kabisa, abahutu batuviriyeho indi imwe. Agafoto. Agafoto Claude Gatebuke yazanye ngo k'abatutsi ngo basa n'abazungu. Kari hehe we? Oh my God, kari hehe se koko ntago ndi bukabone. Oh man, kari kuyihe posts? Oh, I can't see it. Okay, no, it has to be kuri aka ngaka kameme. Where is it? Okay, no, ngomba kukababonera nkakabereka kuko uno mujene arasekeje cyane. Gashobora kuba aranga umuhutu Trump. Ko tugiye tubona Uncle Kagaba Kagame Stasinya amahoro n'umuhutu witwa Trump utanemera jenoside. Dore ahangaha ibyo Claude Gatebuke yavugaga. Ati Trump se ntabwo akiri umuzungu. Ati sinumva ngo abatutsi n'ubwoko busa n'abazungura. Haba we Kagamistan ararutanze. Kagamistan yagurishije abatutsi arabamarisha, abahutu arabamarisha, Kongo arayimarisha, none ni hahandi birangiye bamuhamagaye Washington gusinya kandi yasinya. Urumva se? Rero aka gafoto yashyizeho urumva se njyewe navuze ni iri ni ipfobya rwose. Kuko hari abantu baririmbye ngo abatutsi ni beza, hanyuma Claude Gatebuke akazana ifoto nk'iyi ngiyi. Ubu se koko iri si ipfobya? Ni cyangwa se ni muri bya bindi bivuga ngo beauty is in the eye of the beholder. Biterwa n'ureba niba ubona ubwiza bw'umuntu. Ariko man, yo Kagamistan se mwabonye ko ngo yagerageje guha inka Trump. Trump ati sinya. Si byose nababwiraga ngo Trump ni umuhutu, umuntu bahaye inka ntayemere. Ati sinya. Ngo si byo ni ibiki? Yo, Anika niyo yita yakomeje ati urakoze Louise kwibutsa abanyafurika abanyarwanda amabi y'abashinwa tutibagiwe Uburusiya. Yo, kuri njyewe vraiment America ni better partnership. Kubera ko kugeza uyu munsi ushobora kujya muri Amerika ukabona abanyafurika babaye successful, abamiliyoneri n'ababiliyoneri, hari land of freedom, abirabura muri Afurika baharaniye ubwigenge, baharanira freedom, bamwe bayigeraho. Ariko Ubushinwa buracyari mu bucakara, ukuntu bafata abantu babo ubwabo, ukuntu baza muri Afurika bafata abanyafurika nabi, basahura Afurika nabo basahura Afurika. Ikindi kandi tugiye mu mateka yabo, hari amateka yo kwica abanyafurika, yo exterminatinga African civilization bakoze muri Aziya hanyuma bakabihisha. Kuri njyewe rero kugirana deal no kugirana alliance n'abanyamerika so much better
kubera ko byibuze muri Amerika ejo bundi Trump azaba yavuyeho guverinoma zanahindutse abanyamerika bafite uburenganzira bwo kwirukana abapolitisiye babo mu Bushinwa se uriya mutipe muza azanavaho ryari hejuru y'ibyo ngibyo Ubushinwa nta avenir bufite muzajye kureba umugabo witwa Peter Zeihan abisobanura agendeye kuri demografi iriya politike y'Abashinwa babujije abantu kubyara bakajya bafata abana bakabica ngo kugira ngo umuntu abyare umwana umwe gusa kandi abyare umwana umwe w'umuhungu gusa ubu noneho babuze abagore bazababyarira kubera ko barabyaye abakobwa barabica cyangwa se bakabahungisha bakabatanga hano adoption kuko bari bemerewe kubyara umwana umwe gusa babyara abagabo benshi baruta abagore nta bagore bafite bo kubabyarira demographically speaking Ubushinwa burimo buragwa burahirima nta avenir bufite akaba ari nayo mpamvu bo bafite intensité extreme mu gusahura Afurika noneho kandi bakaba bari no muri iyo ntambara hagati y'Ubushinwa na Amerika ikindi kandi mbateguze hakiri kare hagiye no kuzaho indi ntambara nshyashya ya hagati yande nande Japani n'Ubushinwa na za Korea na Taiwan iyo ntambara se murayizi murayiteguye akaba ari nayo mpamvu rero Kongo ari kapitali kuri Amerika kubera ko kugira ngo Amerika ibe super power n'Ubushinwa bube super power cyangwa se Uburusiya bube super power ni ukuvuga ngo izi super power zose zikeneye Kongo zikeneye Afurika kugira ngo zibe super power uzabasha gukorana n'Abanyafurika niwe uzaba super power ninde rero udeservinga gukorana n'Abanyafurika aho rero akaba ariho mvuga nti biramutse bibaye Amerika ariko kandi n'Abanyafurika bagakora ensorte ku buryo abo Banyamerika bagirana izo alliance bagirana n'izo partnership bagirana n'iyo economic success n'ayo makampani habamo aba African Americans twaba dukoze la boucle my people la boucle you know tugomba kureberega ibitwavantaja nuko Claude Gatebuke ati ibyo byo muri Guinea nibyo Western multinationals zikora birengeje Abashinwa Americans na Western companies nta accountability urebere kuri we lawsuit iherutse kuri tech companies zikura muri Congo arakomeje ati hagati aho aya masezerano nacamo abarwanira Hima Tutsi Empire Supremacy bazaba bahobeyemo tuzareba ya kuri iki ngiki cy'amakampani n'amakampani ya za Canada n'iki byose aha niho navuga nti ibi birarutanwa urumva se mu Bashinwa ho zero espoir yuko bazapfa babaye held accountable zero espoir deja se nta n'amakampani lawsuit ushobora no gukora lawsuit muri Western world kuri Western companies ariko se mu Bushinwa ukoze na lawsuit wakora lawsuit against who against what ni Chinese system y'aba communist ya tyranny dictatorship iriho donc ni ukuvuga ngo nta n'umuntu wakurikirana muri nuza aho rero niho mvugira ni bibi birarutanwa afazara Amerika ku Bushinwa ati hanyuma kuri ibi ngibi rero bya Hima Tutsi ubwo ndumva yenda twanabirangirizaho commentaire zirarangiye natwe turangize the show justement ahangaha niho harimo igitego gikomeye cyane intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ngenda yibona intsinzi muri Kongo intsinzi fini ibyo kubeshya ngo M23 ngo Abanyamurenge ngo Abatutsi ngo ibiki n'ibiki fini ibyo kubeshya Kongo yakiriye Abanyarwanda kuva kera hanyuma bayitura intambara ibyo byose fini ikinyoma cyaragaragaye cyagiye hanze nta kibazo Abatutsi bigeze bagira muri Kongo nta kibazo Abanyamurenge bigeze bagira muri Kongo byazanywe na Kagamistani baraplotinze hano nigeze no kubasemurira video bo ubwabo babyivugira ukuntu baplotingaga contre Kongo muri rezane 90 intambara igitangira no mu Rwanda ibyo binyoma rero hanze kwisha fini terminus
nibatabyemera rero murabizi neza bene wacu b'abatutsi murabizi ukuntu babaye, nibatemera ayo mahoro basinye, nibatayemera bagashaka kwiyemera bagashaka kuvuga ngo bagiye gukomeza intambara kuko bibwira ngo bazabashwanyaguza. Bazabashwanyaguza, isi yose yarabamenye, amayeri yanyu yaramenyekanye, politike za feki zanyu zaramenyekanye, ibinyoma byose muvugwa byaratahuye, Kagamisitani Uncle Kaga wa Kagamisita yambitswe ubusa imbere y'isi yose ibareba. Nimutemera aya masezerano y'amahoro ngo mwitware neza, mushimire Imana muti ntibadushwanyaguje ntibatugenze gutya gutya n'ibishitani byose mumaze imyaka mukorera abandi bantu. Bazabashwanyaguza, bazabashwanyaguza. Kwikiri 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 kwikiri. Trump arishakira kumenyekana nk'umuperezida wakoze amahoro, watanze amahoro. Sinzi kare mu gifaransa naberekanye aho bamuhaye prix ya FIFA, aho bari kuvuga ko yatanze amahoro. Reka mbereke n'akandi ka video noneho aho no kujya kwatsa Christmas tree, no kujya kwaka Christmas tree ari kuvuga ati ngewe ndi umuperezida w'amahoro ushaka amahoro, aracyavuga peace deal bagiranye. No mu kwatsa Christmas tree na kwambia barimo baratuvugaho. And we just settled another war today. You saw that with Rwanda and the Congo. It's been going on for 34 years. Millions of people killed. Could be 20 million. They don't know what the number is, and we just settled it today. That was a big one. We're very happy to announce it on this important day. Urumva? Trump we ari muri iyo objectif yo kuvuga ati ngo arashaka kuzamenyekana nk'umuperezida wagize amahoro, akagira udu successes agira tw'amahoro. Rero abantu nibatabyumva, Uncle Kaga natamenya how to exit, bamuhaye aga porte de sortie. Ngewe uko mbibona ni nk'uko bashatse kumuha aga porte de sortie nk'umukozi wabamatse ibihugu, nk'umucakara wabo, bashatse kumuha aga porte de sortie. Nadafata ko ga porte de sortie ngo akemere, bazamushwanyaguza. States of America, Mr. Donald J. Trump. Please. Trump arimo arivugira amahoro, ko ashaka kumenyekana nk'umunyamahoro, kandi ayo mahoro ari kuvuga ni hehe? Rwanda Congo Style, Rwanda Congo Style. Nitwe tugezweho. Can you imagine? Thank you, Mr. President. Mr. President, this is your... Reka tugere aho avuga mu byiyumvire. Haracyatuvuga. Therefore, FIFA, the Fédération Internationale de Football Association, awards the 2020, and you definitely deserve the first FIFA Peace Prize for your action, for what you have obtained in your way, but you obtained it in an incredible way, and you can always count, Mr. President, on my support, on the support of the entire football. Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives. The Congo, as an example, over 10 million people killed, and it was heading for another 10 million very quickly. And it just, you know, the fact that we could do that, India, Pakistan, so many different wars that we're able to end, in some cases, a little bit before they start. Ntiyumva we arimo arivugira ibyo ashaka by'uko nyine ngo bari gushaka amahoro. Kagamisitani rero natabimenya ngo yakira ayo mahoro bamuhaye, ayo mahoro ubu ubwe yagiye gusinya for once, yabera yagiye gusinya amahoro. Bizarangira nabi, bizarangira nabi, bizarangira nabi cyane. Ndashaka kugera kuri ka kabazo justement aho byari byarangiye,
hanyuma akavuga ati akabaza wa mujournaliste wo muri wa mujournaliste akabaza ikibazo ati amasezerano natubahirizwa bizagenda bite? Reka mbashyiriremo mubyumve neza ukuntu yamusubije. Amasezerano natubahirizwa bizagenda gute? Kuko Uncle Kagaba Kagamisa turamuzi cyane, afite gahunda yo kutubahiriza amasezerano. Ariko nimwumva uko bizamugendekera. Yasinye yabera. Mutwerekaga agasinyatire ke uko gasa mbere. Murabizi ko tutajya tukabona. Go ahead. I know you and you're very friendly, so Oh, aho ni hahandi abwira wa mukobwa ati ndakuzi kandi uvuga neza ati ngaho mbaza. I think you're going to see very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Numva. Reka mubereke arimo abibaza en direct. Dore ahangaha ho From agaragara. DRC, and when, Mr. President, we are witness Reba a Kagame historic ukuntu moment for Africa. byamuderanje cyane. My question to you is when we will see the withdrawal of Rwanda's troops from DRC, and when we will see the real peace, because even now we are witness this historical peace deal, but people have been still killing in DRC. Yes. Because the troops continue there. Because this peace to be real, the troops Ukuntu Uncle Kagahise akangamiza agahanda. Donc arimo aravuga ati amahoro tuzayabona dute? Ati intambara irakomeje. Ati troupe za Kagamistan Rwanda ziracyari muri Congo. Ati kugira ngo aya mahoro aba amahoro nyamahoro, troupe zigomba kuvaho bikarangira, intambara ikarangira. Ati rero tuzabibona ryari troupe zavuye muri Congo. Reba ukuntu Kagamistan ahise arakara cyane. needs to withdraw from DRC. When we will see the I withdrawal? think you're Mr. going to see very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Mr. President, we Nuko rero murabyiyumviye byose murabyiboneye, ubwo abatazamenya opportunité n'umugisha babonye ku Mana ko babyikuyemo batyo hanyuma bagakomeza intambara, ubwo nyine ibyabo bizarangira very quickly yo. René Shyorongi komera cyane, uje turimo tugana ku musozo, ati mukomere. René Shyorongi ati ariya masezerano atwereka ko Afurika nta kontorore dufite ku by'iwacu, cyane atwereka ko abanyafurika b'abacakara mu mutwe n'abatindi ku mutima aribo badindije Afurika, kuko urabibona ko nk'ubu ngubu u Rwanda
igihugu gituranye na Congo kikabetrayinga Congo kikajya gupactizana bamatse ibihugu kigahinduka igikoresho cya bamatse ibihugu kugira ngo bagende basomera terere razizani muri Congo noneho baforce Congo kujya kunegosya kujya kwigurisha aho igomba kwigurisha bayiforce gukora izi effort zose iyo abanyafrika baza kuba ari bazima iyo Kagamistan aza kuba ari umuntu muzima ntago yari kuba yarateye Congo yarabetrayinze Congo yari no gukoresha n'ububasha n'ubushobozi bwe n'igisirikare cye ahubwo protecting Africa ariko we yabikoresheje muri the exact opposite abo mu house niga bamukoresha mu kudestroyinga abandi banyafrika none ni hahandi birangiye gute nawe bamuhamagaye nk'umuboyi wabo mucakara babamatse ibihugu patro yamutumije bati vayo hano vayo kontra yawe akazi twaguhaye fini urumva se wowe wari middleman twagiye directement kudiringa na Congo ntacyo tukigukeneyeho rero ibyawe ni fini sinya hano ko birangiye urumva se niya ni kontra yo kumwirukana kuko nyine kera yari umucakara wabo mu mwibuke kera dore aho yatangiriye erega Trump buriya aba yagiye muri biriya byose aba yabirebye byose aba yabirebye wasanga ari nayo mpamvu atahagurutse bose mwibwira ko atagize briefing ya CIA imubwira uti Kagamistan uramuzi ati dore kera kiri akanyeshuri aza kwiga iwacu aturiya ni umucakara wacu you know so hari levels z'ubucakara no mu bacakara bamatse ibihugu hari levels sinzi ko hari umuntu wageza kuri level ya Kagamistan kuko nibo bamutraininze nibo bamushyize ku butegetsi uyu munsi rero baramubwiye bati vayo hano usinye nadasinya rero ngo amenye ko time ye ari expired kandi ko abamuhaye akazi babonye abandi bakozi bagiye kumuvinga on agashaka kwigira nkaho ari something Kagamistan bazayishwanya gusa inyungu zirimo ku banyarwanda n'umusaruro ni ikintu kimwe cyonyine abanyarwanda bakuyemo nuko biramutse birangiriye aha abanyarwanda babivuyemo u Rwanda ari intact ibyo basahuye byose bakabikipinga ibyo bubatse rwose byose bakabikipinga bavuyemo ari intact basinya amahoro ni bensista rero Kagamistan bazayishwanya gusa Kagamistan bazamwandagaza imbere y'isi yose ni yensista ndoke nukuvuga ngo ibiri mu maboko ya Kagamistan abyakire atanga amahoro cyangwa se ntabyakire bamushwanyaguze muri ntuza umuntu ufite marge de manœuvre nyinshi ni Congo kuko no muri ari amasezerano mu byo banditse byose bavuze ko nta kintu na kimwe kiri contre amategeko ya Congo kandi ko haramutse hariho amategeko ya Congo constitution ya Congo cyangwa inside national law ziri in conflict n'aya masezerano ko icyo bazagenderaho ari amategeko y'igihugu bubaha sovereignty ya Congo y'igihugu urumva se ngaho ni mu nyumvire rero ni ukuvuga ngo harimo ka win y'abanyamerika of course kuko bazabona access kuri Congo harimo win ya Kagamistan kuko abivuyemo na signature gusa nta n'umusatsi ukomeretse harimo na win ya Congo kuko byibuze yishwituye yashyize Kagamistan hanze ku mugaragaro bidasubirwaho ikaba igiye kudiringa directement na Amerika ni ukuvuga ngo byagerageje Trump kamwe mu yagerageje kugira ka win kuri buri muntu rero natabona win ye ngo atwara ako ka win anko kaga muramuzi twese turamuzi natemera aka ka win ke ngo amenye kukarecognizinga ko ari aka win yensista akomeza intambara fini c'est fini kuko ubu bamushyize hanze nta kintu na kimwe azongera kuvuga mu buzima ntashobora kuvuga genocide contre abatutsi byararangiye fini termine Trump ni umuhutu nta n'ahantu namwe yigeze avuga abatutsi unamusabye ngo pronounce ijambo tutsi I don't think he even knows how to say it yamaze kwita anko kagome ntushobora kuvuga ngo abanyamurenge ntushobora kuvuga ngo M23 ngo bananga ngo ibiki n'ibiki ntushobora kuvuga Kabila
ibintu byarangiye. Anko rero nadafata iyi gift, iyi nka Christmas gift bamuhaye, nadafata iyi gift y'amahoro bamuhaye ngo ayemere, hanyuma akabirengaho akainsista agashaka gukomeza intambara. Le Kagamistan, Anko Kagome sera kadafisé. C'est kadafisation. C'est kadafisation. Nimuzavuge ngo ntago twari twarababwiye, ntago twari twarabateguje. Ibi bintu byose maze imyaka mbateguza. C'est la kadafisation totale. Ntazibwire ngo abanyaburayi Trump arimo arakurusirikita abanyaburayi nk'uko Kongo yakurusirikise Kagamistan ikagenda ikadiringa directoma n'abanyamerika. Abanyaburayi kurusirikiteo abanyaburayi zero, nta kintu kizasoba Kagamistan. Hose baramuzi kandi bari baramuzi ko ari umucakara babamatse ibihugu, ko ari n'umukozi wa Amerika. Azajya se mu Burusiya aracacungira mu Barabu bariya ba Qatar. Icyo tumva nuko mu Barabu bariya ba Qatar na Saudi Arabia n'ahandi hose yajya n'aba allies ba Amerika. Murabizi ko Amerika ifite base militaire muri Qatar. Bivuga ngo Qatar priorite yayo ni relationship na Amerika, ntago priorite ari relationship na Kagamistan. Anko rero akira gift, the gift of peace, akira impano y'amahoro. Nutayakira uzakira umuriro, bazagutwika, bazagushwanyaguza nkuko babigize Kadafi. Nibyo my people nababwiraga, reka nsezere. Rene Sharongi kabisa, urakoze cyane. Bea ati Gatebuke frere ntaho yihutuje, ahubwo se utu extremiste negationniste. Ati ndagusuhuje kandi muri revolution bucece turi hafi gusoza. Kabisa, merci aba revolutionnaire mwese. Umuriro ugiye kwaka wallahi. Bea arakomeje. Claude Gatebuke ati nkunda umupira w'abakinnyi ariko FIFA is one of the most corrupt organizations ever. Biriya Infantino ari gukora ni pandering kuri Trump. Mwibuka FIFA ikuraho anti-racist message muri stade USA. Urabizi ko Infantino ajya na kisinga Asia Kagamistan. So barabizi ko Trump ashaka kumenyekana nk'umuntu w'umunyamahoro, nk'umuntu wakoze amahoro, nk'umuntu ukunda amahoro. So bazi his sensitive points, so baje kumupresenta, kandi barabizi ko ashaka Nobel Peace Prize, so baje kumupresenta the FIFA Peace Prize. Urumva se kuri bo iruta Nobel Peace Prize. Ako FIFA ifite abafana ku isi yose. Urumva se, kandi n'ejo bundi igihe FIFA World Cup izabera muri Amerika, Trump azaba hari. Urumva bizahindu. FIFA irimo iricururiza amatike. Na Trump yavuze ati twaserinze amatike record tickets. Urumva se, muri aya masezerano harimo na parti y'uko ahubwo abantu bakoresha sports and entertainment for peace, you know. Rero abanyafurika natwe twabyigiramo yuko dushobora gukoresha siporo na entertainment kuzana amahoro. Dushobora gukina imipira yacu mu rwego rwo kuzana amahoro. Kubona FIFA ariyo yorganiza ngo football ihuza abantu, football contributes to world peace, right? Ibi bintu natwe twagombye kuba tubyorganiza so that we don't have to be part of ya FIFA. Urumva se, Federation Internationale bahora bahimba ibintu bakabyita internationale, twese tukabijyamo. Ni nka biriya by'amagare, nabyo ni Federation y'amagare internationale. Ni ibintu bihimbira hanyuma bakazanamo abandi, right? Ariko biba bibavuyeho, so nago bashobora kuva muri systeme yabahimbye yabakreye, you know. Trump yagerageje nkuko Uncle Kaga yavuze ati ibi bintu ntibipfa, nibishwanyagurika nibipfa, ntibazablaminge Trump, bazablaminge abanyafrika babirimo. Urumva se, Trump we yagerageje kandi arimo arakorera Amerika, arimo arakorera igihugu cye, arimo arakorera interest ze. Abandi rero nabo bakorere interest zabo.
Beabe ati amasezerano natubahirizwa bazamwatsaho umuriro fire 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 tubivugirize induru ndakubwiye ngo bazamutwika bazamushwanyaguza Claude Gatebuke ati ibyo FIFA na Infantino babikoze bamaze gucudikana Trump ikindi nakwizera Trump West Kroga n'abafana be I'm sorry ni ngombwa gutegereza ibyo azakora kuko ububeshya arabimenyereye urumva se ariko rero ntabwo azabeshya n'aba investors bari ama big company nk'uko uvuga ngo ari gukorera aba big company big billionaire kuko yabeshya atabeshya Amerika ikeneye natural resources za Congo so barazikeneye they have to do something to get it. Claude Gatebuke arakomeje ati nishimiye ukuntu uriya mukobwa yabajije ibyo gusohora abasirikare b'u Rwanda hariya imbere ya Kagame exactly Kagame yahise akanja mu maso aravuga ati yaza kuba ari umunyarwanda sha twari gusubira i Rwanda ngahita mufata nkamujugunya muri prison murabibona bya bindi abanyamakuru b'i Rwanda nta n'umwe ugitinyuka kubaza Kagamisitani any question ntabyo azi ntabyo amenyereye yaza kuba umunyarwandakazi yari guhita iwabo babashimuta we bamwica bamujugunya muri prison hehe reba ni freedom of speech nta n'ubwo ibaho mu banyarwanda nta munyamakuru w'umunyarwanda ujya ubaza nothing twagize imana rero uyu munyamakuru Kamemu nanjye ndamushimira nanamwandikiye ndamubwira ni excellent question kabisa ubaza ibibazo byiza kandi ibibazo wabajije birabenefitinga Afrika yose thank you for being there and for asking these questions niwe mu journaliste w'umunyafrika wenyine ujya muri White House kandi nigeze kubona interview ye avuga ukuntu yabigezeho it's very simple n'abandi babishatse babishoboye babikora you know so congratulations to her kabisa that's a great thing. Beabe ati c'est à la RDC de se défendre umugabo arigira yakwibura agapfa exactement ibi bintu ko akoro zanditse Congo ifite noneho freedom yo kwidefanda ikadegaja Kagamisitani ikadegaja bariya les acteurs non étatiques nk'uko babivuze yarangiza ikanatanga justice for the criminals yarangiza ikanacyura impunzi byose birimo bizaterwa tout simplement n'ababishyira mu bikorwa uko bazadesida kubishyira mu bikorwa ni nka kwa kundi mbega text ziba zanditse neza zisa neza ariko byajya gushyirwa mu bikorwa bigapfa nk'uko n'amasezerano yarusha yari amasezerano meza ku mpapuro kandi wakwibwira uti batsinze Kagamisitani yari yasinye amasezerano yarusha bamusinyiye amahoro abirengaho ahanura indege ya Habyarimana ahangaha rero bamusinyiye amahoro nibeshya akabirengaho kandi cette fois-ci nta kanyarengo yashyize imbere ngo amusinyire urumva se niwe wasinye yasinye niyibeshya akabirengaho kwikiri Kagume baramukoresheje mu kudestabiliza Congo no gutuma Congo yapfukama ikajya gusaba support ahandi baramukoresheje none reba ni hahandi bagiye kumushyira muri puberi Trump ibyo byose ntabyo arimo nta by'amoko nta jenoside nta zango M23 na FDLR nta na kimwe arishakira minero ntimumubaze ibindi Ausares Gatebuke ati Ausares uri too excited kuri iyi deal uribuka excitement wagize kuri Ruto bamutora I had the same question about the evil so-called president Ruto erega nagize excitement kuri Ruto kuko yari arimo arwana na Odinga kandi Odinga was not the right candidate either ahubwo musengere Kenya cyane kuko noneho Ruto we yagiye muri USA agiye kugurisha health data zabo mwabibonye se abanyakenya drama barimo na
na Ruto wagiye muri Amerika agiye kugurisha health data zabo, bo babipostinze barimo barabyamagana. Dore barimo baravuga ukuntu Ruto ari kubagurisha. So igishimishije cyonyine ni ukuntu abanyakenya bamuhagurukiye, bo batabyemera. Bari bamutoye arabadisappointinga, ubu baramuhagurukiye baramwamagana. Unlike abanyarwanda bakomeje gusapotinga Kagamisitani kandi babibona neza ko adakorera their interest. Abanyakenya bakabibona ko Ruto adakorera interest bakamuhindukira. Kandi nanjye mu gusapotinga Ruto ntago nakomeje kumusapotinga igihe yatangiye kwigira umudiktateri no kugurisha igihugu cye. No, ubu nanjye nirirwa postinga hashtag Ruto must go. Nanjye ndi muri opposition muri Gen Z against him. You know? So nta ideology irimo. Ni ugusapotinga nyine ibyo ubona umuntu bishobora gukora, hanyuma nyine bigakora cyangwa ntibikore. Ikindi kandi ngewe aha ngaha ndimo ndareba ni ibiki bizima birimo twakubakiraho, you know? Ntabwo ari ukuvuga ngo diri ndi excited, no, ni ukureba ngo ni ibiki bizima birimo twakubakiraho, ni akahe kantu keza twakuramo tukubakiraho, kuko byose biterwa n'abantu. Nk'uko Arusha nyine yari amasezerano, hanyuma bajya kuyashyira mu bikorwa ntibayashyire mu bikorwa, kandi yari amasezerano meza. Urumva se? N'aya rero masezerano ubwayo ntacyo abaye, ariko se abazayashyira mu bikorwa bitewe n'uko bayashyira mu bikorwa nibo bazatuma biba great deal or no deal at all. You know? Ni gutyo byifashe. Mukomere rero, mukomere cyane. Gatebuke ati FIFA mu mukino hazaba harimo abantu bake kubera polisi za anti-immigration za Trump, ibihugu bizakina hari abatemerewe kubona visa za Amerika. Ya, urumva nyine abakene ntago bazaza muri World Cup kuko Trump azaha visa abakire gusa. Yo, tike zirahenze. Ati ngo iki? Tike ni sold out. Immigration policy Amerika irishakira abakire gusa, abakene baguma iwabo. You know? Ni gutyo byifashe muri Amerika. They are like, turi abakire, turashaka abakire gusa. Abakene baza kudukonsoma ntabyo tugishaka. Ubundi se abakene bari kuzabona amafaranga yo kuza muri World Cup how? Immigration policy rero Trump byarabarambiye abanyamerika kwita ngo ku isi yose, ubu noneho bigeze ko nta bakene bashaka ko baza muri Amerika we. Pole sana. Claude Gatebuke arakomeje ati ibya justice ntago biri muri ariya masezerano keretse niba yenda hari ibipande ntarabona. Justice and accountability is not part of it. Yo, it is harimo icyo cyo kuvuga ngo bemerewe gupursuiva abakrimineri. Izi ni 4 points importants ziri muri ntuza, ziri muri iyo accord. Urumva se? Harimo cessez-le-feu permanent, nta temporaire. Harimo désarmement za force non étatique, disposition ya retour y'aba refugee, hakazamo nuko hazabaho na poursuite judiciaire contre les criminels. Urumva? Donc nubwo bavuze poursuite judiciaire contre les criminels, donc ni ukuvuga bishobora kuba umucriminel uwo ari we wese. Na Faca arebye nabi aramutse agize crime nawe bamupursuive. Kagamisitani nawe ni umucriminel, nawe bavuze ngo hazabaho poursuite judiciaire contre les criminels, na Kagamisitani nawe bashobora kumukurikirana. Ni ukuvuga ngo rangaje bakoresheje ni assez vague ku buryo ikavaringa abakrimineri bose, ikavaringa icyo kibazo cya justice. Karimo.
Anika niyo yita ati ko inkotanyi zahamenyereye gusinyisha abahutu byagenze gute ngo kagume kagome yigireyo kandi isi yose ibireba. My people nabibabwiye ni kagume kagome bamusinyishije bamusinyishije yabera yasinye yabera uyu munsi niwe nsinyehe yari yaramenyereye kugira abahutu yohereza gusinya, uyu munsi niwe muhutu bamusinyishije. Abacakara mu mutwe abatindi ku mutima dore bamusinyishije. Yo Arusha ntago yigeze asinya, n'ahandi yari amaze iminsi yohereza nduhungira iki. Ruto ntabyo yagurishije Kenya, yagurishije abanyakenya gusa. Igishimishije ni ukuntu igishimishije gusa ni ukuntu byibuze abanyakenya bo bamwamagana. Ya nuko Gatebuke arimo ashaka document ya reference. Dore ngibi hinga nze ngushyirireho link hano, kare nari nazishyizeho naziciyemo, uzabyisomere byose en detail. Uzabyisomere bya detail rwose. Oya dore iyi communique ya ambasade niho wabona link zose ukabyisomera byose en detail, kuko iriya yari resume y'ibintu principale birimo. Rero ushaka kubidekortika byose, iyi ngiyi muri iyi link ya communique ya ambasade inga nze nyishyiremo hano no muri comment ndebe niba iyo link muyibona, ubwo mushobora kuyibona mukayiklikingaho. Iyi link rero ya communique ya ambasade iriho link ya za accord zose, ari cadre ya integration économique, ari accord ya Washington, ari partenariat stratégique n'iki, hanyuma hakazamo na bya bindi batatweretse. Iyo nababwiye ko hari accord abiri batatweretse, ariyo ntuza partenariat élargi matière ya sécurité hamwe na Congo, na cadre y'u Rwanda na ntuza muri prosperité. Kariya kantuza kariya kangaka ko ka resume y'ibirimo ibyo bintu, top 4 things birimo ni ibyo nibyo abafaransa batangaje muri TV5, bakoze resume y'ibikubiye muri accord. Izo nizo references zanjye, so niyo mpamvu rero mvuga ni ibingibi byose biri assez vague ku buryo justice na accountability nayo iri covered justo. Bari babizi ko aba activist n'abantu bose bamaze imyaka n'imyaka bashakisha justice na accountability bazavuga bati ko ntabyo mwavuze kuri justice na accountability gutyo. Bagashyizemo rero kuko hashobora kubaho poursuite judiciaire contre abacriminels birimo. Muzabyisomere mubirebe birimo kabisa. Antuka my people rero murakoze cyane, kuyavuga siko kuyamara. Hanyuma kandi
nibwo bikiba ubwo abantu bashobora kubisubiramo bakareba neza bakabiscrutinizinga koko in detail mukabireba neza ariko kandi nk'uko nababwiye harimo ibyo baduhishe ntago tuzi neza ibyo Amerika yasinyanye na Congo bivuga ngo kuri strategic partnership y'ukuntu bazadefandana y'ukuntu mbega bazadefandana y'ukuntu they will be defending each other security wise ibyo ngibyo babiduhishe donc accord ya security bafitanye Amerika yagiranye na Congo ntago bayitweretse hanyuma n'ibyo ngibyo ngo shared prosperity hamwe n'u Rwanda ntabwo babitweretse ubwo rero namwe mukora izo research zindi mumbwire muzatubwire my people rero kuyavuga siko kuyamara mwakoze cyane kabisa mwakoze kuza kutubwira uko mubizi uko mubyumva partager commentaire zanyu mukomere cyane thank you very much Mr. Claude Gedbuck thank you turi kumwe hanyuma kandi abafani wawe baragukumbuye nk'uko Anika niyo yita ari kuvuga ati Gedbuck kutagikora ibiganiro iwawe bite you know ati izo links zose nazisomye tukeretse izo batatweretse yo kabisa nanjye byose nabiciyemo kabisa so those major points TV5 na France 24 bavuze those major points zirimo nanjye kubera ko ako kantu justement ka justice ako kantu ka justice nanjye nagiyemo ndimo ngashakiye yeah because I was like yo ariko nyine urabona ko ari langage iri vague kandi ari vast ariko byibuze karimo uburyo nyine gatanga iyo option y'uko abantu bashobora gukurikirana you know abantu bashobora gukurikiranwa so bagashyizemo nka kwa kundi abantu basesekamo akantu muri kontra kugira ngo nyine you know kugira ngo nyine bazavuge bati dore birimo sans trop insister quoi nuko naho ubundi rero nyine birimo kandi ubwo nyine bizaterwa nyine n'abazabisoma bakavuga bati tubishyire en action nuko bazabishyira en action ibintu byose biterwa nuko abashinzwe kubishyira mu bikorwa nyine babishyira mu bikorwa urumva se bitewe rero n'abazabishyira mu bikorwa there's something for everybody you know yo harimo na tourism ngo promoting tourism harimo na public health water sanitation education sports and entertainment ibaza abantu bageze no muri sports and entertainment subnational coordination entry into force yo bashyizemo byinshi cyane ubwo nyine ahasigaye abazabishyira mu bikorwa nibo bazavuga bati tubishyire mu bikorwa ikindi kintu nakunze ni ukuntu bavuze bati niba hari ibintu bitajyanye na souverinete ya Congo cyangwa se niba hari ibintu biri contre amategeko nationali ati bazabivanamo cyangwa bazabihindura bivuga ngo ibyo bakora byose ibyo bakumvikanaho byose ntago bigomba kwica amategeko asanzwe ariho ya Congo so icyo kintu nagikunze ku bantu bari bafite ikibazo cy'uko souverinete ya Congo hari ikibazo you know hari ikibazo bagiranaho aho ngaho nyine babyivugiye
nuko my people rero kuyavuga siko kuyamara umuziki urongeye uragize reka mva nkureho umuziki turangize umuziki wari ugarutse kandi ari umuziki wo kunyirukana we Gatebuke ngo mwaramubuze arahari azagaruka azagaruka buriya bari muri revolution bucece ariko azagaruka my people rero mukomere cyane ubwo namwe muzambwira ibyo mwabonyemo n'icyo mubitekerezaho nuko mubibona urumva se mukomere cyane nakagaruka kandi buri wese ashobora kubonamo ibitandukanye n'iby'undi cyangwa se hakabamo ibyo bamwe babona n'ibyo abandi batabona ariko dokima zose zirahari linki zose zirahari mukomere rero ubwo namwe ubutaha muzambwire ibyo ko mubibona nuko ko mubibona n'ibyo mwabonyemo nuko mubibona ubwo nanjye nababwiye uko mbibona n'icyo mbonamo cyadutera kuraje kigatuma twavansa kuko iyo tutabashije kubona ibyadutera kuraje bituma twavansa twaba stuck rero ngewe nkurikije ibyo nabonyemo byose ibintu nabonye top 10 bizima byadutera kuraje byatwavantaja nabibabwiye ubwo rero duheraho ngaho twubaka n'ejo hazaza hanyuma tunamenye kandi ko akazi mwakoze Gatebuke akazi wakoze n'abandi ba activists bose n'abandi ba noise makers bose bakoze iyi myaka yose ntago byabaye imfabusa kuko izo action zose nizo zigejeje ahangaha Kagamistan yari yarifatiye isi iyo hataza kubaho abantu bahaguruka bakamucalenjinga bakamutamaza bakabivuga ku isi yose ibireba bakamushyira hanze ntago biba bigeze ahangaha iyo hataza kubaho abantu bafatanya n'abakongore baka educatinga le peuple ntago biba bigeze ahangaha iyo hataza kubaho abanyarwanda nabo bamagana Kagamistan bakatuma nyine n'abakongore nabo bagira nka confidence yo kwamagana Kagamistan no kuyitamaza no kuvuga bati ikibazo si abanyarwanda ikibazo si abatutsi ikibazo si abanyamurenge ikibazo ni Kagamistan iyo hatabaho izo kampanye zose ntago tuba tugeze ahangaha ndabashimira cyane rero ndabashimira mwese Claude Gatebuke n'abandi bose ndabashimira cyane aka kazi mwakoze iyi myaka yose this is how we are here ibintu bikorwa n'abantu kandi abantu badahagurutse ngo bagire icyo bakora nta kintu byageraho izi initiative zose rero zakozwe n'abantu niyo mpamvu rero n'abantu mugomba kumenya ko muri very important kandi akazi wakora ikintu cyiza wakora cyose gifite aho kizagera atari imfabusa urumva se rero mwarakoze cyane kandi ibyo mwakoze ntago byabaye imfabusa uyu munsi umusaruro resultat ngizi ngewe ndi kubona ari etape ikomeye cyane tugezemo Kongo yamenyekanye koze yayo yamenyekanye Kagamistan yagiye hanze natemera amahoro bazamushwanya gusa thank you my people murakoze bizu naheje muri rediffusion Anko Kaga yasinyesha yabera naheje muri rediffusion
Bijou, bijou. Oh. Mwah. Ciao.